Ndi Papa Sava. Hari ibintu ukina nabyo. Nago nzongera. Hari ibintu ukunda gukinisha. Reba n'ishati nyambaye isimba. Nago nzongera. Nibyo byakuzanye rero. Nago nzongera. Nibyo byakuzanye. N'abaturanyi bari kubyumva. Oya ndavuze ngo nibi byakuzanye wowe. Uratinyuka koko. Icyaha gihanwa n'amategeko ukagikora wowe mu rugo rwanjye. Nabwo nzongera. Ndavuze ngo umva nakubwiza ukuri. Urataha twumvikana. Iyi nzu ntabwo isubiramo. Ndakurahiye ni mama ya Mungu. Inzu ntabwo isubiramo. Ahubwo reka nkwereke. Ntabwo yisubiramo. Yo mubwira se. Bofre wambariye se. Wagize ngo ndakubeshya. Bofre umva. Enda. Ntabwo nkubeshya. Bofre wambariye kwe. Umva se. Ntabwo nzongera. Uratinyuka wowe koko. Ugakora icyaha mu rugo rwanjye wowe. Uswera icyaha gihanwa n'amategeko. Bazi reka twivugana. Nicyo cyakuzanye hano. Reka twinjire mu nzu twivugana. Nicyo cyakuzanye. Gusa ntisanzwe tubanye neza. Nta soni. Umva reka. Umva se. Ntabwo. Kariya gakosa nakabonye ntabwo nzongera kugakora. Nta soni. Gira vuba se. Bofre ntabwo nzongera. Njye muri dushe gato akora amarorerwa wowe. Ntabwo nzongera. Kariya gakosa nakabonye. Ndavuze ngo rero. Urumva? Iki ni icyaha kibihanwa n'itegeko. Mu rugo rwanjye njyewe. Ugatinyuka koko. Ugatinyuka. Ntabwo nari mbizi. Hano mu naje kubasura ntabwo nari mbizi. Eshatu zose. Ari ikosa. Ndavuze ngo ntabwo nzongera. Ndakubwiye ngo ntabwo nkukeneye mu rugo rwanjye. Ntabwo nkukeneye mu rugo rwanjye. Urumva? Habaye cyanga. Sister ngwino. Ntabwo biri bukunde. Ngwino rwose. Ntabwo byakunda. Ndakubwiye ngo ntabwo byakunda. Reka sister. Ibishoboka. Niko. Ibi nibyo byamuzanye. Nibyo byamuzanye hano. Kuvuga cyane ko Vuga cyane gikundi bubivugeho ubwo bikagera n'ikana Hasoni. Abaturanye. Ndavuze ngo niba ari ibi byamuzanye. Atahe. None se. Atahe. Atinyuke ko hano ngiye guhaha habaye iki? Njye muri douche iminota 2. Akora amabara. Nyine ukoze iki se? Ngo ndariye nyine. Ndiye inyama. Uri inyama. Uratinyuka urya inyama wowe. Eshatu zose. Sheri habaye. Eshatu zose. Eshatu. Inyama eshatu. Hano wanjye inyama eshatu. None se ariko wakihangana twateka n'isiri sibyo? Tujya gukora iki? Umva nkubwiza ukuri. Abantu bose nibashaka babyumve. Sheri basi vuga gake n'abantu. Nimba afite itegeko mu rugo rwanjye. Arisobanukirwa rimenye. Uratinyuka. Inyama eshatu zose eshatu. None se nitwateka n'izindi? Ikibazo. Nitwateka n'izindi. Ziruzuye igisorori. Ndavuze ngo ntabwo bibaho. Ntibibaho n'ibinashoboka na gatoya. Inyama eshatu. Basi gerageza. Oya. Mugerageze muvuge gake n'abaturage kutwoza. Ndavuze ngo nishaka ngo mvuge cyane buri wese abibone ko mu rugo rwanjye harimo itegeko. Niba n'ikibazo cy'inyama basi njye nago nzongera kujya. Nzajya nirira ibishyimbo gusa n'izindi mboga nyinshi. Kandi bidashoboka. Urataha. Urabona wowe. Uratinyuka inyama eshatu. Basi bivuge gake n'abaturanyi bareke kutwumva. Ndavuze umva nkubwiza ukuri. Urumva? Nanga gasumburutso nanga ngiye bicanga mu bwonko. Nanga ibicanga mu bwonko iwanjye. Atinyuke ngiye muri douche. Nkigerayo ngarutse sanga ashyize inyama eshatu shaka. Eshatu zose. Ese ko nabonaga igisorori cyuzuye ari nyinshi. Cyuzuye se n'icyayi wazihashye. None se wakihanganye basi tukajya mu nzu. Ndavuze ngo nagenda. Umva imbere. Reka nyine tugire se ngo wonda taha mu rugo. Vuga ngo Bofre anyirukanye ngo kubera inyama. Niko uratinyuka ngo babari uvuge gake. Mvuga gaho gake iki ko aho mvugira ni wanje. Ibyo mvuga nta mategeko agenga urugo rwanjye. Ntabwo bishoboka. Uragenda. Inyama eshatu. Dore ngende mu kumureba singura. Wambabare Papa. Ariko naze nyine inde? Papa Sava. Naze nawe nyine mbimubwira. Ndavuze ngo umva nkubwiza ukuri. Njyewe ntabwo biri bukunde ntibibaho. Nyine turabyumva ariko ihangane. Eshatu zose. Eshatu. Harya ngo nuko ari kiro n'inusu. Nta soni.
none se bofre ari amaso izabonye zose ndataha mu rugo mvuga ngo bofre Karame aranyirukanye papa sava navuze ntabwo biri bukunde reka mwiriwe oya nashake nawe azereka nawe ndabimubwira nawe oya we gasopa subutu nihangane hasoni mu rugo rwanjye karibu papa sava papa sava oya rwo ntabwo ndi bubyihanganirira ibyo mukora byose ntabwo biri bushoboka ntabwo biri bukunde ndakubona mwabiki hakoze umushyitsi papa sava muraho neza turaho se turiho twebwe turiho nta mahoro ari hano se nta mahoro ahari uraho di nta mahoro ahari nawe ubana se naje kubasura ni wa musaza hasoni haratisha naje kubasura musaza ku buryo waza kunkosoma witwaje ngo uri muramu wanjye ntabwo byashoboka urumva papa sava reka ribibo nyine uyu ni musaza wanjye dusigaye tubana aho yewe aba hano oya ntibishoboka ntabwo uyu munsi uraraha byaba byose ngibi hano hasoni wabishije makeya ko wabishe se ramaze ntabwo biri bushoboka nyine ikibazo cyumvikanye ntabwo biri bushoboke si twabyumvise ariko se papa sava harandi umuntu w'umugabo mu rugo rwanjye urumva ejo bundi mwadushingiye mukadukorera ubukwe neza ariko hari ibintu bishobora gutuma urugo ruhita ruhungabana rugahungabana byangombwa rukarasenyuka niko nta soni oya ntabwo biri bushoboka byagenze biteze urabona uyu ni musaza wa madamu yaje aza kuba ahangaha kuko yiga inaha tumuha icumbi rwose nta kibazo cye ariko yakoze ikosa ry'indengakamere ntabwo nari mbizi oya oya yakoze ikosa nawe uri umugabo ntabwo waryihanganira na gato ntabwo waryihanganira byagenze biteze nyine ikosa ryumvikanye ariko yanarisabiye n'imbabazi arisabira imbabazi iki ko yabigira akamenyero n'agasumburutso mu rugo rwanjye byagenze biteze urabona atinyuke ashyireho inyama eshatu zose ntabwo nari mbizi ko ukunda inyama ariko kuri inyama eshatu azishyira ku isahani nyine urumva papa sava nyine nabyutse ndategura ibyo guteka ntibishoboka ndateka twari twaguze ikiro n'inusu cy'inyama ariko njya hariya hepfo kuri botike kugira ngo mpahe n'ibindi byo guteka ku ruhande ubwo rero ndaje nyine nanjye nsanga urugamba rumeze gutya ntabwo byakunda urebe kuko yari agiye kujya ku ishuri n'ubundi yari afite ikizamini yagiye kwiyarurira kugira ngo arye abone kujya mu kizamini arangije ngo ashyiraho inyama eshatu ku isahani agiye muri dushe rero urabizi abasore tuba nuko widagadura mu byanjye wumva ko washyiraho inyama eshatu ariko mubabarire ni njyewe wasize mubwiye namubwiye ngo niba mutegetse inyama eshatu mubabarire basi amakosa yashyire kuri agomba kurya inyama imwe urumva utanzajya n'igito cyangwa uzanaziva yongeye none reka twaguze ikiro n'inusu ikiro n'inusu mukatamo nk'eshanu se cyangwa esheshatu gusa rwose nta n'ubwo ari nanjye wazikaze nabwiye umuntu wo kuri busheri ariko kiramaze nimba ari ikiro n'inusu nacyo kiramaze pfa ko ari njye waziguze urumva mbese yaraza reka nkubaze nta kindi kibazo gihari n'izo nyama oya ntacyo n'izo nyama muri nta kibazo gihari uyu n'uyu mutambukanyi wawe nta gihari njye nta kibazo dufite ariko se papa sava nta gihari ntacyo narabwengeye kwaje nta kibazo pe nta kibazo umudamu wanjye ntaribi ariko papa sava utinyuke akaboga imboneka rimwe inyama imboneka rimwe koko atinyuke imboneka rimwe burya ni nka kibono ni nka kibono umwe ngi oya nabonaga ari papa sava nabonaga yuzuye wowe ceceka sha erega hano uracumbikiwe nta soni wowe umugabo wawe nta kindi kibazo gihari urishima urishima ukanezerwa nta kibazo na kimwe ngewe nari mfite nta soni ku nyama burya ibishyimbo washyiraho ibirayi ukarundumura ariko ku nyama ntibishoboka rwose ko ngewe nakubwiye ngo amakosa uyambareho ko ari njye wamubwiye ngo yarura agenda ariye niwe wazanye amategeko yo kwarura inyama eshatu nta soni none se Ramazan urabizi tubashyingiye vuba sibyo oya byo kandi rwose mwese murakuze uyu mugore wawe arabizi yuko ukunda inyama kuri urwo rwego nafashe umwanya nkawo uguha
ugafata umwanya ukawumpa buriya aba ari ibintu byiza cyane. ndabishimye nanjye Oya, ni kuba byo. kuba hajya twari twibagiye dukozeho yego sha nuko rero none se icyo nakubazaga buriya koko nta kibazo byatera? ikibazo se kiki reka nta kibazo Suza buriya rero ibintu byose ari n'igihe umuntu abyitondererega abyitondera ukomeza kubimbaza uratuma bintera isoni. ibintu byose ni byo kwitondera ariko disi kugenda usa neza nawe cyane imyaka sugira ngo sinyifite iyo umuntu se agira imyaka myinshi nubwo asa neza ngira ngo ugira imyaka myinshi ukiyitaho ngira ngo ahubwo umuntu agenda azana iminkanyari oya biterwa nanone iriya myaka ya ba nyiragitariro oya ntabwo ndayigeza nanone cyangwa se ba marigarita ariko ndabayingayinga ariko ugeze ahantu heza pe ugeze ahantu heza buriya se cyangwa nuko wenda mba ndi umwe nta stress n'ibindi byinshi mba mfite nkiyitaho umwe urashimishije pe urashimishije rwose umeze neza ariko nanjye ndagushimira ku mwanya wawe udahwema kumpamagara kumbaza uko naramutse nukuri ndabikubahira. Oya nibyo ariko oya nibyo ni gakeya nyine ushobora gusanga umuntu akuzirikana. Oya nibyo nyine nicyo nakubazaga koko buriya koko pe ntabwo yazanteza ingaro. Oya nta ngaro ntayo kuko ngenda byizeye ko nta ngaro. buriya rero ahanini umuntu hari igihe yigendera gake mu buzima akirinda ikintu gishobora kumuteza ikibazo ariko byo nyine mu buzima busanzwe umuntu agomba kwigengesera. Yego ariko genda bizi ko nta ngaro. umva kubaza uriya mugabo nta kibazo si ikibazo cyava he ngiye nkurikije imyaka iciyeho ni myinshi pe rero ndumva nta kibazo iyaba cyari kuza mu myaka yashize ariko ubu ngubu nta kintu. none se Suza ni ukurisobanura neza uko byagenze bisobanuriye kugira ngo nanjye ngire umutima uhamye numve ko ntuje ntekanye byibura tuvuge ngo nta kibazo pe. rero inkuru yanjye ngewe buriya njya mbura n'ukuntu nyibara. ngewe n'umugabo twarabanye pe tumarana imyaka 3 twaranasezeranye. umugabo wanjye ntiyanywaga inzoga. umugabo wanjye ntiyakundaga kujya mu kabari wenda ngo atindeyo agoroberezeyo aze mu gicuku. urugo rwacu rero nifashije nta kibazo na kimwe nigeze ngirana n'umugabo wanjye. ese byaje kugenda biti nyine nubwo waba washize igihe ariko hari igihe umuntu agutera igikomere kucyakira ntibihite biza. ariko byibura ariho ntabwo yitabye Imana aho mperukira yari ariho. urumva nyine ngewe ukuntu byagenze niyo mpamvu nkubwira ngo inkuru yanjye kuyibara nanjye ubwangira iranshobera kugira ngo njye kwisobanura umuntu ayumve nanjye bijya binshobera. nta kibazo urumva umugabo ntitwigeze turwana ntitwajyaga dutungana twari tubanye neza pe nta kibazo na kimwe. noneho rero igitondo kimwe ndabyuka nk'uko bisanzwe nditegura njya mu kazi. ngiye mu kazi ndataha nk'uko bisanzwe ngeze mu rugo nsanga umuntu ntawe uhari ariko wenda nkagira ngo hari izindi gahunda kuko muri icyo gihe yari no muri konje. ntabwo yari yagiye ku kazi we yari muri konje ndavuga nenda ibyo ari byo byose yiriwe mu rugo
mu rugo haramurambira nk'umuntu ubyutse agenda ubu yasanzwe agenda buri munsi ajya gushaka abandi bantu baganira ariko ngeze mu cyumba nsanga icyumba kirera nsanga harimo imyenda yanjye yonyine yari yatwaye ibintu icyitwa icye cyose ubwo ni imyenda ye n'inkweto umva n'umwenda washaje yanyuze ngo yatwaye ibikoresho byo mu nzu ni imyenda ye gusa yajyanye imyenda ye yonyine ajyana inkweto icyitwa icye cyose mbona icyumba kirera ndavuga se umukozi yatwibye se hari umuntu waje ahangaha ariba nsanga umukozi twari dufite umwana wadufashaga imirimo nsanga arahari ndamubaze se bose yagiye ati yagiye nko mu masaa 4 ngeragiye kubona murafashe ibikapu inkweto zose ajya mu kabati k'inkweto arazipakira ataragenda mpamagara telefone ye telefone ntiyacamo birampangayikisha ndavuga n'ibyo byose wenda ahantu yagiye umuriro wamushiranye wenda ni akazi katunguranye reka nihangane burira buracya ariko ndabaza nyine abaturanyi bashuti banjye batwaye twabonye hashize iminsi 2 arampamagara arambwira ngo ubusimpari ngo nagiye hanze y'igihugu iminsi ibiri yose none se sheri ko twari tubanye ikintu cyatumye ujya gushakisha hanze ukagenda utambwiye n'iki ngo reka ngo abagore ngo hari ukuntu ngo ushaka kumubwira ngo kugiye ahantu ngo kwisaza ngo akakubuza ngo niyo mpamvu ndabyumva numva ko yagiye gushakisha ubuzima reka nkubwize ukuri nabaye nawe gutyo akampamagara ukwezi ntamamagare kukarinda gushira amezi 6 ariko tubaho muri ubwo buzima umwaka umwe urashira imyaka 2 irashira siko twari tumaranye nyine navuga ngo twari tumaranye imyaka 3 ariko ahagiriye hanze twamaranye imyaka 2 tuvugana gutyo kuri telefone ndimwe namuhamagara ntanyitabe cyangwa we yabishaka nkabona arampamagaye ese uzaza ryari nta gahunda yo kuza mfite ese akazi ngiye nibereye mu kazi ntuzongere no kuntekereza igitondo kimwe rero ati ntuzongere no kuntekereza igitondo kimwe nako byari nijoro ko yanyandikiye message nijoro ngiye nyibona mu gitondo aranyandikira arambwira ngo nzamukure mu ntekerezo ze ngo ntago azongera kuba umugabo wanjye nyine arambwira ngo burundu narambohoye nanjye mubohore nzashaka undi nta kintu na kimwe akinkeneyeho ntazongera no kugaruka mu Rwanda birarangira ko ngiye nkagira ngo arambeshye bibahoro none telefone ayikuraho burundu ubu tuvugana umwaka n'igice na burashize undi mwaka n'igice nta kuvugana nawe sinzi n'amaherezo ubwo rero numva amaze kumbwira gutyo icyo nasabye Imana navuze rero Mana mbabarira unkure mu mutwe uyu muntu umunkure mu mutima naramwibagiwe rero niyo mpamvu mubwira ngo ntangaro usingaro yava rero nafite ikibazo mvugane se nyine twakwinjira muri gahunda ugasanga wenda aragarutse se cyangwa se bibaye ikindi kibazo ariko nkurikije igihe gishize ntabwo ngiye kubwira ngo ntangaro nubwo icyo gihe twavuganaga mbere n'umuryango we hari bamwe twayaga tuvugana Mese Ramazani Ramazani noneho ndagira ngo nkubaze akabazo k'amatsiko ujya umbwira ngo iwanyu ngo wavukiye ngo mu rugo rw'abakire ndagira ngo ujye ugerageza mu guteka ndagira ngo nsobanurire utu tuntu turi hano hejuru nawe rero njya nkubwira ni jyewe ndi mete utu rero nsobanurire oya nese wajya kure wowe nuturyoshya reba twe tuturyoshya ariko si ubwo wowe utagiye kumuvuna niwe wabisobanura cyangwa wowe wabiteguye niwe wabisobanura nyine ajya ambwira ngo yavutse mu rugo rw'abakire ngo ibintu byo guteka ni uwambere nkubwira burya yego urabizi ariko iyo wabyize atandukanye n'utabyize umva aho ndenze
reka musobanurire yego urabona ko hari jaride yego y'ubusitani habaho na jaride y'ibyo kurya rero ese iyi nayo ni jaride y'ibyo kurya watatse rwose apeti oya biteye apeti merci biteye apeti we sheri buriya nayo nanjye nkunda kijima ndabona ko ariho n'umubiri ariko reka nanjye ntabwo najya kure yawe ariko uyu musaza azi gutegura nubwo kaba gafite ubugambo bwinshi gusa ariko ntikarusha manudi hari igihe twigeze kuza mu kimina rero turangije babe bateguye ahangaha ariho kiri buze gukorera manudi yatumye turyoshya ntukambwire kari agahugu karavuga niyo mpamvu kananutse ikindi kintu agira kibi aranumviriza umuntu utinyuka kumviriza abakiriya we none ubwo igihe twahereye tuganira kaba gahari aho hari atari hatungire mu kibuga wenyine kuriya mico ni mibi yaba hari se akaba ataragera ntibishoboka ariko biraryoshye burya nta nubwo yabura icyo akuza kukuvugisha manude se cyangwa ni manude aribaraguza njyewe mbona hari n'igihe ushobora kuza ngo reka nijyaho ngo nkumve uko umunyu wakoze ya mico ni mibi ubwo sinzi impamvu papa sava agakoresha burya ngo kamuzanira n'abakiriya ngaso utuntu tw'uturingusho nyine dukurura abakiriya yawe nta kigenda buriya harimo bakunda nyine turatugamba vuga bigatuma bagaruka ubwo rero she nibyo nyine nari nyikubwiye nyine nkankomereza rero urumva no muri icyo gihe nubwo twavuganaga rimwe na rimwe n'iwabo na famiye ye twayaga tuvugana yego ariko ikintu cyaje kunyereka yuko n'ubundi byose byari imipango y'iwabo yego aho yambwiye ngo mukure mu buzima bwe sinzonye no kumutekereza na famiye ye bose nomero yanjye ngira ngo sinzi agatebo bayishugunyemo nabo nagerageza kuganira nta no kuvugisha habe n'umwe kuva icyo gihe nta muntu n'umwe rero urumva mwifatiye nyine nagize neza ariko nta kibazo pe impungenge nari mfite narakubwiza kuri ko zishize ukisobanura gutyo yumva iyo myaka 2 hakikubitaho umwe n'igice urangiye ikaba 3 n'igice zirashize impungenge zirashize rwose rero ubwo zishize njyewe nanjye ndazifite njyewe ndashaka kubaza ko njya nkubona nako najya nkubona na mbere hari utuntu tw'utuvidewo najya nkunda kukubonaho wambaye imyenda y'ishuri na ndimbati mujya ku ishuri si uyu muntu agiye kwiga pirimeri nareba inda afite hagira ngo niyo umucuruzi ese ko atagiye kwamamaza bizinesi ye none ikindi kintu cyaje kuntungura naje kubona ubu iwanyu ubana na mama wawe ndavuga ese uriya muntu yaba yuzuye se ni normali wowe byaje kukugendekera bite kugira ngo ube ufite imyaka ingana gutyo urabona ntabwo uri mutoya n'umuntu yatangiye kuzana nyine imvi mu mutwe imisatsi 2 nibagiwe ka seriviyete asuza yego hanyuma rero ubutaha noneho dufite indi komande yitwa chicken king chicken king ibirimo n'umuceri washaka n'ibirayi washaka icyo ushaka tugashyiraho chicken king chicken se iyo ni terime kirineri nyine ubwo ni chicken king se ubwo si umwami ubwo si ubihuza ni terime kirineri mukomeze muryohe karame nta kibazo rwose turahatuza bizana nko tukunda murakoze rwose amina amina nanjye rero pe ni byiza abantu iyo bagiye kwinjira muri uriya mushinga ko bagomba no kuganira urebye nk'ako mbana na mama buriya nanjye nigeze urugo nashatse umugore mwiza pe dukundana cyane ankunda nanjye mukunda turabana tubaho neza nta kibazo gihari mu buzima bw'umuryango ariko ubu nyine aka kanya ntabwo turi kumwe none se wowe byakugendekeye bite
kugira ngo umuntu w'umugabo ubundi ko tumenyere ko abagore be basubira iwabo kugira ngo umuntu w'umugabo asubire kwa nyina hariya nibyo bita kwiha amahoro avuga utaha kugira ngo bizabe ikibazo reka niha amahoro njyewe n'umutima wanjye twembi njyewe n'umutima wanjye umva rero umugore atinyuke umugore bugore mu rugo tugure ikiro cy'inyama narangiza agira rya zihere zikijyamo igitunguru hajyemo inyanya hajyamo salisa ninjya kubona mbone inusu ningezeho inusu ndakubwiye nkubwize ukuri pe ni nko kurumanga kugura ikiro cy'inyama none se kamubaze sheri wowe bivuge ngo yaryaga ubwo ngubwo inusu nawe akagutegurira iyindi nusu none se ubwo hari icyo ntumva wabwirwaga n'iki se ko izo nyama ari inusu wowe wazibaza ubu se wowe ikiro cy'inyama wayoberwa intongo zirimo mu kiro cy'inyama wayoberwa intongo zirimo koko nareberaga ku mubare w'intongo reka burya ngo ikiro cy'inyama ntikirenze inyama 10 ntabwo kirenze 10 kuko urumva reka nkubwize ukuri ntabwo nashoboraga kubyihanganira ntibibaho ntureko nawe tujye kubana icyo kintu uzacyitondere umva nkubwize ukuri sheri nkubwize ukuri kose ngiye nkunda inyama pe nkunda inyama rwose none se reka mbabaze rero ndere murubatse sibyo rwose abantu ntabwo bakwiye gutama n'ubusa kumva ngo umwe ngo arya cyane undi wenda ngo asura mu buriri undi wenda ngo anywa cyane undi wenda ngo akunda abiwabo undi ngo agira ate urumva wenda niba uko gukunda urumva icyo ashaka kukubwira niba ubizi neza ko umugabo wawe yabikubwiye yuko pe akunda inyama kuri urwo rwego sibyo wamwemeye utabizi yuko abizi kunda se nari mbizi tuza rero nkugire inama sibyo niba wari ubizi yarabikubwiye warabimenye sibyo nawe ni nk'uko wagira akandi kageso sibyo nko gufuhira buri muntu wese uje hano niyo yaba ari mushiki we niyo yaba iki ntibibaho se n'ubizi siko bimeze mwihanganire noneho kubera ko hari ubwo bari barabikubwiye se urumva musaza wawe ntabwo yari abizi nawe ntabwo wigeze ubimubwira ntabwo akwiye rero kuba victime ubu ngubu reka mbereke ikintu cyubaka reka nkubwire ikintu cyubaka Ramazani twe tubimazemo igihe kwihanganira ingeso y'undi udukosa tw'umwe n'undi sibyo mwihanganire umenye yuko nyine kuri izo nyama wateka ikiro n'inusu erega ni nka seru ujya ugarukira mfizi ku birungi mujye warura imwe nturiya yarura imwe hanyuma we yarya nusu urobo yarya ikiro nijoro mugasubira wowe ntuzikenera ntiwigase ese n'ahantu wakura udufaranga ujya ujya mu kabari uzirye wanga twese ubu ngiye kuri twamushikaki apfa kuba atazibonye kuko icyo numvise amahoro ahinde nta kindi wabyumvise nta kindi kibazo tugirana mu rugo ngewe murebana match mukaganira nta kibazo umuziki ibitaramo murajya ubwo nyine umva yuko yabaswe n'iki n'inyama kandi bigira bite bibaho ko hari umuntu wanga umuntu umurebera umugore mu maso sibyo nuzikenera uzajya iwanyu wacya amafaranga uzari iwacu tuziguhe urye wangatwe utahe ariko abimenya bisobanukirwe sibyo